abo ni abafana b'ikipe ya Rayon Sport bazamuye indirimbo nyuma y'ibitego bibiri bamaze gutsinda ikipe ya Muhazi United. Bayitsindiye hano kuri stade ya Ngoma ibitego bibiri byinjiyemo mu buryo bukurikirana. Ni abafana rero bazamuye indirimbo y'ibyishimo ya ndirimbo y'aba Rayon bavuga bati yewe Murera, bati umwana wanze koga bamukubitiye koga nawe, bati ikipe mureke tubanze tubange cyangwa se tuyishyire mu mazi banze yumve. Abagayogo rero uyu mutipe niwe ukoze mu kanya kantu k'ubwenge akinjira mu kibuga ikipe ahise yinjizamo igitego. Uyu musore Abagayogo mubona musore umuhangangira ngo njya nkunda kubona ikipe bakunda kumushyiramo mu minota ya nyuma, ariko buriya wenda ntabwo wamenya iby'abatoza cyangwa se iby'abatoza ku bakinnyi babo. So ubwo rero ariko yamaze kuraramo, bivuze ngo rero ngo uyu ni umukino utumye ikipe ya Rayon Sport ibona amanota 3, ikaba iraye rero ku mwanya wa mbere, ikaba ari iraye kuri uyu mwanya wa shampiyona wa mbere. Aba rero ni abafana ikipe ya Muhazi, bigaragara ko nta bafana yari ifite hano, ntabo gusa nyine umukino urabona ko wahise uhindura isura mu gice cya kabiri cy'umukino, ari nabwo kandi wabonye ko abasore bahise bashyiramo imbaraga cyane kuri uyu mukino. Bahise bashyiramo imbaraga rero. Ni ibitego bibiri by'ikipe ya Rayon Sport bitsinzwe n'abasore b'ikipe ya Rayon barimo Adama Abagayogo, umusore waje kugaragara ko akinjira mu kibuga, gusa icyo akoze nta kindi, umupira uteye rero mu buryo buri direct, bateye umupira uzamuka ubundi muzamukubitaho ukuramo, ariko igikurikiyeho nta kindi ahise akora icyo twita finissage, umupira atawinjiza mu izamu n'umutwe. Igitego bibiri byose byamaze kwinjiramo mu gice cya kabiri cy'umukino. Match yaje kuba igendera ku muvuduko mu gice cya kabiri. Igice cya mbere byagaragara ko iyi match yari iri hasi igice cya mbere, ariko igice cya kabiri ko abasore b'ikipe ya Rayon Sport binjiranye imbaraga nyinshi cyane. Ibitego bibiri rero by'ikipe ya Rayon ku busa bw'ikipe ya Muhazi United.